Ngiye kuba ikaze kuri Learn with Dr. Liv, aho tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'umwana, ubuzima bw'umwana uri mu nda, ubuzima bw'umwana wavutse, ubuzima bw'umwana uri kurera. Ndabanza kubashimira cyane mbikuye ku mutima kubwo gukomeza kunshyigikira, gukora subscribe ni ibintu by'ingenzi cyane. Ni ukuri Uwiteka abaha umugisha, umwami Yesu abashyigikire mu byo muri gukora byose, kandi nkomeza kwifuriza umwaka mushya muhire. Rero hari video na uploadinze ivuga how can raise baby responsibly, but unfortunately nabonye amajwi atagaragara neza, nkaba nifuje kwisubiramo kuko it was like amazing topic ku babyeyi kugira ngo bamenye ibintu byafasha gutuma nyine abana bakura neza, bari responsible, bari wa mwana nyine ushobora kwishingikirizaho, society yakwishingikirizaho, n'igihugu muri rusange cyakwishingikirizaho. Rero iyi video irebe kugeza irangiye kugira ngo uke byinshi nyine bijyanye no kubatuma umwana akura neza, ameze neza, ari more responsible. Guys, the first ikintu cya mbere wakora, you have to set rules and expectation. You can ask yourself, nyine ni gute urugo rugomba kugira amategeko, amahame bigenderaho. Ubundi ahantu hose hahuriye abantu babiri cyangwa abantu babiri, ni byiza gushyiraho amategeko na expectation kuri buri muntu nyine, kugira ngo buri muntu amenye partie akwiye nyine gukora kugira ngo yorohereze abo babana. Haba mu mashuri, institution runaka, usanga henshi hari amategeko abagenga. Ibyo rero ni kimwe no mu rugo rwose, you have to set rules mugenderaho kugira ngo abana bamenye what they can do, what they cannot do, kugira nyine biborohere. Guys, rules and expectation ni ingenzi mu rugo kugira ngo bifashe abana, byorohereze no mu mama, kuko iyo umwana agenda azi ibintu agenderaho na expectation ababyeyi bamutegerejeho, bizatuma akora ibintu bye neza kugira ngo binamufashe nyine kuba nawe yagira icyo contributinga muri family, kugira nyine urugo rukomeze gutera imbere neza. Ikindi n'ababyeyi biborohere rwose, iyo umubyeyi yasetinze izo rules bizamworohera, kuko kuba wamanaginga abana barenze 1, 2, 3, 4, 5 ni ikintu kitoroshye, ni huge a responsibility, but when you do it, when you set rules and expectation, uko abana bagenda babimenyera, bizakorohera rwose, bigufashe nyine muri kwa kuntu uri kubarera. Urugero, ushobora kuvuga ngo twebwe turabyutse, harimo abantu b'abakristo bahitamo kubanza gusenga, bamara gusenga bakaba bavuga tujye kwitegura nyine, mukitunganya, mukiborosa, ibintu byose mukabirangiza, mukaza gufata breakfast, mwava kuri breakfast abana bakajya ku ishuri. Abana bava ku ishuri bakaba bazi ko bagomba kuruhuka, bazi ko iyo babyutse bamaze kuruhuka bakora homework, bamara gukora homework wenda mushobora kugirana ikiganiro, discussion with parents, ababyeyi, mwamara kudiscussinga some bamwe bazasenga bajye kuruhuka, nyine umunsi wabo ube urangiye. Ntabwo mvuze ko ariko bikwiye gukorwa, kuko buri muntu wese yagira amahitamo ye, ariko ni ukuri ni ingenzi gusetinga rules. Ikindi ukagira buri mwana wese ukamubwira expectation yiwe umutegerejeho, kugira ngo bizamworohere kumenya icyo akora n'icyo nyine adakora. Ikindi bino bizafasha umwana kumenya icyo agomba gukora igihe cyose ari mu rugo. Urugero, ushobora kubwira umwana ati weho ikintu ufite gukora ni ukoza ibyombo bitewe n'imyaka ye, cyangwa ni uguhanagura ameza bitewe n'imyaka ye. Ibyo byose akaba abizi nyine nk'umwana, kugira ngo nyine amenye icyo ababyeyi bamutegerejeho nyine kuba yakora mu rugo. Ikindi kintu nyine nk'uko nabivuze, buri mwana bitewe n'imyaka ye ugomba kumasayininga ikintu afite gukora mu rugo. Rwose ni ingenzi kuko bizafasha wa mwana kugenda bimukuza mu mutwe, no kumenya yuko apart yuko ajya ku ishuri hari ikindi kintu afite gukora nyine mu rugo kugira ngo amere neza. Ikindi kintu, you have to do role model to your children, to be modeling. You have to do what we call modeling behavior, nyine kugira behavior
wereka umwana ibintu akwiye gukora kandi byiza. Ni ukuvuga ngo nimba wifuza ko umwana aziga kumenya gukora isuku mu rugo, ni uko nawe ubikora kenshi. Tuvuge urugero, nimba utinda kujya mu kazi, ushobora kubyuka ugakora isuku mu nzu, mu byumba, ugasasa, nyine utwo tuntu ukamera nk'utwereka umwana. Uko abikora kenshi umwana kureba, ni ukuri azagera igihe nawe abikwigireho abe yabikora nyine even utamubwirije. Modeling behavior ni ikintu cy'ingenzi ku babyeyi, ku bamama cyane cyane, kuko aribo bakunda gukora ibintu byo mu rugo, kugira ngo ufashe umwana wawe kugenda hari like imyitwarire myiza, behavior nziza akwigiraho. Ni ingenzi rero ku mumama wese. Ntabwo ari byiza ko wa mama uvuga ibintu byose ni umuntu uri umutansi n'ubimufashe. No, umwana nyine uba ugomba kumwerekera ikintu wifuza yuko akwigiraho. Ikindi kintu cy'ingenzi nyine kuri no modeling behavior, hari nk'ukuntu tuba twifuza ko abana baba abahanga, biga cyane, basoma. Guys, ibyo bintu ntabwo azabikora igihe nawe atakubona nyine ukora iyo behavior. Nyine uba ugomba kuvuga ngo nimba uvuye mu kazi, harimo abamama rwose biga cyane kuri iki gihe, ukavuga ukaza ugafata imashini ukiga cyangwa igitabo ugasoma. Icyo gihe uko ubikora kenshi, umwana azagenda akwigiraho, nawe ushiduke buri uko akubonye wicaye nyine uri gusoma, nawe araje akwicaye iruhande, yifatiye agakayi ke, arakubwiye mami nawe ngiye gusoma. Nyine ugenda ubikora kenshi, bizamufasha nawe kuba abikwigiraho, nawe abikore kenshi, kandi the more like you do it, nyine bizamujyamo, abe wa mwana ukunda gusoma, ukunda kwiga, nyine bimufashe even imworohere no mu masomo asanzwe. Ikindi, you have to involve like children muri decision making. Ni ukuvuga ngo nimba ufite ikintu ushaka kubwira abana, ukabaganiriza for any specific topics, ukabaganiriza mbere na mbere, ugomba nyine kubareka bakaba mbere nyine mu gufata decision. Ukabaza se muri kubyumva gute, ni iki twakora. You involve them muri decision making. Ni ibintu byiza kuko ugenda wumva even mental development y'umwana wawe, ukagenda wumva umwana nimba hari ikintu ari kwiyongeraho. Ese uko yaratekerezaga afite imyaka 5 niko atekereza afite imyaka 7. Ibyo rwose bizagufasha kumenya imikurire y'umwana wawe, no kumenya nyine like how she or he can think about nyine something. Nyine ni ibintu by'ingenzi kugira ngo ugende umenya imikurire y'umwana wawe. Ikindi kintu, you have like to place the effort and you have to appreciate. Umwana uba ugomba kumushimira igihe cyose yakoze ikintu cyiza, ukumva kiragushimishije nk'umumama. Kuko buri muntu wese yifuza gushimirwa nyine yakoze ikintu cyiza, n'umwana niko bimeze. Ugomba kumushimira ikintu cyiza yakoze, ukamubwira courage, you have did well, nyine ukamushimira, kuko bimwe bizamumotiva bigatuma akomeza gukora cyane cyane. Ikindi, umwana agomba kuba accountable y'ibintu yakoze. Tuvuge urugero, niba umwana yakoze ikosa, ntagomba kumutorera. No, she or have to be accountable. Umwana nyine akamenya ko yakoze ikosa, ikintu kibi, nyine akamenya yuko gukora ikintu kibi ntabwo ari ibintu byiza, nyine akaba accountable y'amakosa yakoze. Buri gihe ntabwo umubyeyi aba agomba gutoleratinga ikintu cyose umwana akoze, like umwana akoze ari kibi. Nyine umwana agomba kuba accountable y'ibintu byiza, bibi yakoze, kugira ngo nyine amenye ubutaha yuko agomba kwikosora rwose. Ikindi, ugomba kwigisha umwana time management. Guys, nkuko nabikoze, nimba setting the rules and expectation, akenshi umwana azaba azi ko buri saha hari ikintu agomba gukora, avuye ku ishuri hari ikintu agomba gukora. Ibyo bintu bizamwigisha time management, amenye ko buri gihe like amenye ko igihe gifite value, agomba nyine guha value igihe, akagira ikintu akora for specific time. Nyine bizamwigisha ikintu umwana ugomba kumusobanurira ko nyine
igihe ni ikintu cy'ingenzi akwiye kwitaho. Ntabwo nyine ugomba kureka umwana agakora ibintu byose yishakiye. No, like you have to say sangahe mugomba kuba mwaryamye mukabyuka, mwabyuka saa 10 cyangwa saa 12. Hanyuma abana bava ku ishuri batinze saa 12, saa 1 ugomba kuba uri gukora iki. Ugomba kwigisha umwana time management kugira ngo azakure ari wa mwana uha value igihe, nta mwanya wo gupfusha ubusa nyine afite. Aba agomba guha, nimba ari time yo gusinzira no gusinzira, nimba ari time yo kubyuka no kubyuka. Apana kureka umwana ugasanga umwana abyuka saa 4 saa 5 no. Umubyeyi aba agomba rwose kubwira umwana ko igihe kiba kigomba gukoreshwa neza. Umwana akabyuka igihe runaka akitegura nyine. Apana wa mwana ubyuka ngo saa 6 saa 7 abandi bagiye ku kazi, abandi bafite ibintu bari gukora. Hari abana babyutse bari gutegura mu rugo, hari abana babyutse bari gufura, bari koza ibyombo. Ibyo byose umwana bakwiye kubyiga, babyeyi rwose, kugira ngo azakure ari wa mwana uha agaciro igihe. Ikindi ugomba kurera umwana like umwigisha kuba very empathy, kugira empathy. Ikindi akagira respect. Ibyo ni ibintu umwana aba agomba gutozwa. Ikindi like uko nyine umwana azakubona witwara, akenshi nawe niko azitwara. Ariko umwana ugomba kumutoza kugira respect, kubaha abantu, abaruta, abamuruta, abo bangana. Ikindi akabagira empathy. Nimba abonye umwana urwaye nyine akumva nawe yishyize mu mwanya we, arababaranye nawe. Ibyo ni ibintu ugomba gutoza umwana kugira ngo nyine bimufashe kuba umuntu mwiza rwose society ikeneye. Ikindi tuba tugomba guprovidinga opportunity for leadership. Like umwana ugomba kumutoza kugira leadership skills, k'umuyobozi. Bitangirira rero mu rugo. Umwana ushaka kumubwira kuwa mbere niwe ugomba kumenya yuko ibintu byakozwe neza, wenda muri salo hateguye neza. Nyine umwana ukamuha iyo leadership opportunity. Nkuko ku ishuri usanga batoye umwana uhedinze abandi, niko no mu rugo everyday umwana umwigisha kugira leadership. Ikindi ababyeyi benshi badakora ni uko abana bakeneye open communication. Nimba mufite ikintu runaka mushaka gukora, ni ukuri ni byiza kwinvolvingamo abana, ukababwira what do you think, dushaka gukora ibi nyine bya bintu bitari amabanga cyane hagati y'ababyeyi. Ariko ubona nanone ushaka kwinvolvingamo abana bitewe n'imyaka runaka. Umwana mukazana mukopeninga open discussion, mukavuga for any topics, mukaganira, mukungurana ibitekerezo. Ibyo bizatuma urushaho gusobanukirwa umwana, umumenye rwose, kandi nawe bigufashe nk'umubyeyi. Ni ukuvuga ngo bino akenshi ku bana b'abangavu, abana b'abateenager, bizabafasha kuko ugenda umenya umwana ideas ziwe, even umenye n'icyo byumva nyine yifuza. Bizagufasha rwose gutuma umwana wawe akura neza. Ikindi you have to be patient and consistency. Guys, iki kintu ni ingenzi ku babyeyi, kuko rimwe na rimwe hari igihe wifuza yuko umwana akora ikintu runaka. Rimwe biba bisa ngo umwihanganire, ashaka kugikora rimwe ntagikore neza, ejo akongera ntagikore neza. Ariko the more agenda agikora cyane, niko nyine agenda abikora neza, performinga neza. Like even in schools umwana ashaka kuba rwose ari gutsindwa, ariko you have to be patient, kuko umwana uko ugenda umwihanganira, umwigisha, umutoza, umusubirishamo, rwose uzageraho ubone ni wa mwana asigaye atsinda neza, aperforminga neza. Guys, urugero ushobora kuguha, uzasanga harimo abana bava mu wa mbere akagera mu wa kane rwose ubona kwiga wapi, ariko yageza muri uwo mwaka ukabona buri mwana w'umuhanga utsinda neza. For example, nitanzeho urugero, njyewe nakuze nyine ndi wa mwana, urugero nyine kwiga numva guys nyine ntago nyine ndi kubyumva neza, atari uko ntabishaka rwose. Akenshi uzaba uri no gushyiramo effort nawe ubwawe nk'umwana, usange
urashaka kwiga ariko nanone rwose ugatsindwa. Urugero nkanjye navuye from like P1 narinze ngera P4 nyine mbona amanota agereranyije, ariko nanone tukaba dufite mama wacu ushaka kumuhanga uba wa mwana uba excellent nyine utsinda ibintu byose. Buri gihe akadutangira coaching tukiga. Guys, urabizi na kera even baragukubitaga kugeza nyine umubyeyi ugeze aho yumva yifuza kugera. Nyine nkiga ariko nkabona papi amanota ntagazamuka, mva mu wa mbere ngera mu wa kane rwose bikaze. Ariko nyine kubera nyine mama yahoraga ashyiraho effort, nyine buri gihe aba arashaka ko niga cyane, akanangira coaching, nta mwanya nyine mbona wo gukora ibindi bintu. Nyine buri gihe nkava ku ishuri coaching, mu gitondo coaching, nimugoroba coaching. Nyine agahora amaye opportunity nyine y'abantu bahora bansubirishamo kenshi bikananira. Kenshi uri kumva from P1 to P4 harimo urugendo runini, nkaza n'ubundi kabisa ndi mu myanya ya nyuma. Ariko nanone buri uko ngenda nkura, cyane yuko nanjye nakiragamo effort nyine bikanga, buri uko ngenda nkura nagiye nyine nshyiramo courage nyinshi, nkareba n'ukuntu nyine mami wanjye ahangayitse ashaka kumba umuhanga. Rimwe na rimwe mama nyine akaza kicara no mu ishuri akareba ukuntu niga, nyine bikambangamira nk'umwana of course, ariko nanone nkihangana. Nawe nyine uri kumva ari wa muntu uhatiriza kugeza ugeze ku kintu yumva yifuza ko waba cyo. Ari nayo mpamvu rwose mami wanjye ndamushimira cyane, kuko nyine yaratwihanganiye atuma nyine tugenda dushyiramo n'imbaraga natwe twese. Guys, to be patient and consistency ni ikintu cy'ingenzi ku mwana. Kuko uri kumva nkigera P4 nanjye nyine naratekereje ndavuga I have to do like more, nkiga cyane nkakora nyine bya bintu biri extra kugira ngo ndebe ko nakimprovinga nyine nkashimisha mama wanjye. From P4 until ndangije nyine senior 6 nibwo natangiye kugenda mbuwa mbere kugeza ndangije. Ariko uri kumva before I was nyine like nari umwana uri average, n'utabo udashimishije nimba ariko navuga. Ariko nanone the more my parents bagiye baba patient and consistency, nibyo byamfashije nyine kugera aho bifuza ko ngera, ariko nanone kugera ahantu heza nanjye nifuzaga nyine kuba nagera. Rero ikintu ababyeyi bakwiye kwiga ni ukwihanganira abana se badatsinda neza. Ni ukuri you have to be patient. Umwana ubona ukora ikintu nyine atagikora neza nk'uko bishaka, you have to be patient and consistency. Ugakomeza ushyigikira umwana, umutera courage, apana nyine kumugenda umubwira amagambo mabi. Ibintu nk'ibyo bidekuraja umwana. Ababyeyi nicyo tubereyeho, to be very understanding, kumva umwana ukamushyigikira, ahubwo ukamufasha kuba nyine yagira improvement mu cyo wumva ushaka kageraho. Hari ikindi kintu nize nyine cyo kwihanganira umwana. Urugero, ushaka uri umubyeyi ukora ibintu neza, uri umuhanga, ibintu byose you perform well, but unfortunately ushobora kuba ufite abana rwose bakugora, abana batiga neza, abana nyine guys nyine ubona bakugora nk'umubyeyi. Rimwe na rimwe ukavuga si uyu mwana ko icyo akora ibi bintu, wenda wowe nyine warabaye wa mwana uri exemplary nyine ukora ibintu neza. Rero rimwe na rimwe ukumva ko umwana wawe nawe yagakwiye kumera nkawe, kandi rwose ntabwo bishoboka, kuko there is variations. Nyine uko umeze n'uko umwana ameze, some percentage murahuje, ariko nanone harimo difference. Nyine ugomba kumva umwana cyane yuko hari ibintu byinshi bishobora kudetermininga uko umeze n'uko umwana yamera. Urugero, umwana ashobora kuba ari kumera gutyo bitewe na effect yuko bamutwise, condition bamutwisemo, uko yarezwe. Ashobora kuba umwana ataronse neza, nabyo bikamugiraho effect. Ibyo byose bishobora kudetermina uko umwana ari kwitwara ubu ngubu. Rero you have to be patient and consistency, ukamufasha nyine gukura neza. For example, urugero nkanjye my kids,
hari igihe mba numva nifuza nyine kuba umuhanga like nkuko nyine nanjye numva nakuze nyine nkuko nguko naje kuba transformed nkakura neza nkiga neza ngatsinda neza. Nkumva ko n'umwana afite ubu agomba kuba umuhanga, agomba kuba uwa mbere, kandi nyine ntabwo bishoboka. There is a difference. Rero like nk'umwana araza akambwira mami nabonye nyine amanota nashaka ariko nzakora neza, cyangwa mubaza kubera iki wabonye aya manota, akambwira nyine byananiye, nkamubwira you have to work hard. Nyine njyewe ko nkahita mbyumva yuko nawe yayabonye ariko ntabwo bimushimishije, nyine ngomba kumuha igihe agakora neza akiga neza, nyine ashobora kuzagera ahandi nifuza kandi nawe yifuza. Ababyeyi rwose ndabashishikariza to be patient and consistency, bizafasha abana rwose gukora neza, ikindi bizamutera courage kuko nawe akenshi nubwo aba yishimiye kuba nyine ari aho ngaho ari. Uko tugenda dufashanya twungurana ibitekerezo bizajya bituma nyine abana bakura neza, baperforminga neza, bamererwa neza. Ndakeka iyi topics yari ingenzi ku mama kugira ngo bunguke byinshi. Tuba tugenda tuganira ingingo nyinshi zijyanye no kwita ku buzima bw'umwana. Ikindi ngiye muri next topic nzavuga nyine uburyo wakita ku buzima bwo mu mutwe bw'umwana, kuko ni ikintu cy'ingenzi rwose kugira ngo abana bakure neza badafite depression, anxiety, ibintu nk'ibyo ngibyo bituma badaperforminga well haba mu ishuri, muri society. Mugomeze murebe video, tungurana ibitekerezo, duhari inama, ideas, nyine cya kintu cyose kizajya kitwubaka. Ababyeyi, abamama, abantu bose bitegura kuba ababyeyi, ndakeka buri muntu wese niho ari kugera. Niyo mpamvu bino biganiro ari ingenzi kugira ngo turusheho kugenda dufasha abana bacu kumererwa neza. Nongeye kubashimira cyane aba members ba Learning with Dr. Olive. Imana ikomeze kubaha umugisha, ikomeze kubajya imbere. Dufite ibintu byiza byinshi tubagezaho, ni ukuri mukomeze mudushyigikire. When you watch a video, please kanda like, ntukagenda udakanze like kuri every video ubonye, kuko ni support uba uri guha uwo muntu, uba uri kumpa kugira nyine bintere courage, bitume ugenda nyine urushaho gukora ibintu byinshi bifasha society. Gaga.